bihagaze twumvise bivuga ko bakopeye iki kizamini. Nibyo koko baragikopeye kubera yuko yewe ngomba kuvuga ibintu uko biri kubera ko natwe byaratubabaje. Ibizamini bya leta byabaye muri uyu mwaka byabayemo ibintu bidasanzwe, byasize bamwe mu banyeshuri bisanze hagati y'ibikuta bine, ubwo ndavuga gereza, bisiga bamwe mu barimu babuza akazi ndetse binasiga abanyarwanda benshi bumiwe. Ese byatewe n'iki? Nuko bino bizamini byari bikomeye kuruta ibindi byose byabaye? Nuko ari ibihe bibi abanyeshuri barimo? Iki cyatumye ibi bizamini bigenda gutya? Nutuye dushya twabaye mu bizamini. Mwawe ikaze muri iki kiganiro. Ibyo nababwiye sinababeshye. Nukuri habayemo ibintu bidasanzwe, kugeza naho abanyeshuri bitwaza ibyuma ngo baze kubitera bemvigreta igihe ikizamini cyari kirangiye. Ibi byabaye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Gasaka, ubwo abanyeshuri bari babizindukiye baje gukora ikizamini cya leta ndetse bakanagitangira batangiye kugikora aho ngaho mu murenge wa Gasaka mu kigo. Bagiye kubona babona batunguwe n'ibintu bidasanzwe babonye mu cyumba bari barimo. Ku mukandara w'umwe mu bahungu bari baje gukora ikizamini hano, nta kindi babonye ku mukandara uretse icyuma gityaye cyane byari biteganyije ko kibuze guterwa bamwe mu bantu bari bahagarariye ibizamini byari biri kubera kuri iyi santere. Gusa Imana yarabikoze maze irengera abarimu, irengera n'uyu munyeshuri. Iyi gahunda yaje kuburizwamo, gusa natwe twagiye kubona tubona message igira iti: mwaramutse Nyamagabe kuri santere ya GS Gasaka, umwana witwa Herusiye Mugiraneza wiga GS Gasaka Senior yaje yitwaje icyuma avuga ko ikizamini nikirangira ahita gitera umuntu. Inzego z'umutekano zigerageje kumwambura icyuma nazo arazirwanya, gusa ubu yacururutse kuko twasanze basanzwe bamuzi ko akoresha ibiyobyabwenge. Twasabye support kuri police poste ya Kigeme, ubu niho ari gukorera ikizamini cyari giteganijwe cya geography and environment, ndetse na exami yejo nihazayikorera mu rwego rwo kwirinda ko yakwica umuntu. Murakoze. Iyi ni message yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko amagroupe arimo abarezi, abayobozi b'ibigo, abayobozi b'imirenge mu bijyanye n'uburezi barayihererekanya cyane kubera iki kibazo cyari kibaye ahangaha ku santere ya Gasaka mu murenge wa Gasaka n'ubundi. Ibindi bitangaje bisa n'ibi byongeye kuba mu karere ka Gatsibo kuri santere ya GS Rwikiniro. Iyi santere nayo yari iri kubera ikizamini cya leta ubwo ku itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi 2025 bari mu kizami, maze bagiye babona umunyeshuri w'umukobwa wita Niyo Gisubizo Honorine arahagurutse yirukanka cyane na cya gikayi bakora ikizamini cya leta, arisohokera aragenda ajya kuri toilette, maze agezeyo n'umujinya mwinshi cya gikayi yari afite aragitanyagura cyose akijugunya muri toilette. Ibi ngibi byagize ingaruka zikomeye cyane ku mwemvigreta cyangwa se umuntu wari uhagarariye ibizamini muri icyo cyumba uyu mukobwa yari arimo. Byihuse cyane yahise yirukanwa uwo wari uhagarariye ibizamini. Byagaragaye ko hashobora kuba habayemo uburangare bwe kuva umunyeshuri asohokana igikopi yari ari gukoreraho akajya hanze akagira hagica akagita muri toilette kandi atarakwiye kugisohokana ngakivane muri room yari arimo. Umunyeshuri abajijwe bimwe mu byamutiye kuba yasohokana icyo gikopi kandi yagera hanze akagitanyaguza cyangwa se akagicagagura, yasobanuye ko yatunguye nuko amasaha yaramugereyeho kandi mu by'ukuri nta kibazo na kimwe yari bwakore. Ngo yumvisha agize umujinya kubona amasaha yamugereraho nta kibazo na kimwe yari bwakore, bityo afata umwanzuro wo gusohokana kopi ayijyana hanze kuyitanyagura agira ngo abandi banyeshuri bataza kubona nta gisubizo yigeze atanga maze bakamwota cyangwa se bakamuseka. Erega si ibi gusa, kuko no mu karere ka Rutsiro habaye igisana komedi ubwo abanyeshuri babiri bari gukora ikizamini cya leta muri Rome bakoreragamo, maze bakajya gutungurwa no kubona bahagurutse, ubwo ndavuga abandi banyeshuri bari muri iyo Rome ndetse na Envigreta, bagatungurwa no kubona abanyeshuri bahagurukanye kopi bari gukoreraho cyangwa se cya gikayi bakoreraho, bakayirukankana cyane ku mvuduko udasanzwe. Nagiye kubona mbona message igira iti: Rutsiro uyu munsi kuri santere y'ikizamini ya GS TSS ubwo abanyeshuri bo muri LFK bakoraga ikizamini cya literature in English, hari abanyeshuri babiri basohokanye ikizamini bariruka, uretse ko ku bufatanye n'inzego z'umutekano twabagaruye bagakomeza ikizamini nk'uko bisanzwe. Abo banyeshuri bitwa Irasubiza Clemence wiga senior 6 LFK ndetse na Ujuyisenga Placidia wiga senior 6 LFK. Iyi ni inshuro ya kabiri kandi literature in English igaruka. Birashoboka ko literature muri ikizamini yarakasa mutwe nk'uko bamwe bajya babivuga.
Erega ntimugire nibi gusa kuko ibingibi byavuye mu banyeshuri biza no mu nzego z'umutekano, aho abadaso babiri bafashwe bari gukopera ikizamini cyabo bagakwiye gukora bakoresheje ikoranabuhanga rizwi nka AI, Artificial Intelligence. Aba badaso barafashwe nabo babahiti cyane mu kizamini bari bateguriwe n'ubundi, kandi ikizamini cyari cyateguwe na Minisiteri y'Uburezi. Nyakubahwa muyobozi, duhamagaye daso coordinator wo mu karere ka Ngoma, mwatangira mutwibutsa amazina yanyu. Ngewe nitwa retired Captain Jean Kayitare, aba ndi umuhuzabikorwa w'urwego rwa daso rukorera hano mu karere ka Ngoma. Hari amakuru twumvise ko muri iki cyumweru cy'ibizamini bya leta hari abakozi b'urwego rwa daso bari mu kizamini cya candidat libre aho bita muri aspeke. Twagira ngo mutubwire uko bihagaze, twumvise bivuga ko bakopeye iki kizamini. Nibyo koko baragikopeye, kubera yuko yewe ngomba kuvuga ibintu uko biri, kubera ko natwe byaratubabaje. Ntabwo mu by'ukuri twashyigikira abanyamakosa kubera ko ntabwo twabatumye. Nibyo koko ku kibuga cy'icyo kigo cya site y'ikizamini gisoza amashuri 6 Byishimo Olivier n'uwitwa Daso Yankurije Esther, bose bariho bakora icyo kizamini. Uwitwa Byiringiro hari application, we niwe watumye, niwe promoter w'ibyo byose. Hari application yashyize muri telefone iyo bita AI, iyo bita Artificial Intelligence, ayigisha abandi bagenzi be bagera nko kuri 6, ntawe nabasha kumenya amazina. Binjira mu kigo cy'ishuri, batangiye rero gukopera. Nibwo abari bahagarariye ibizamini bashinzwe kugenzura ibizamini ba supervisor barababona, bahita bigira inama kubasohora muri sale y'ibizamini kugira ngo badasakuriza abandi. Bose rero barabasatse basanganiza telefone, ariko baravuga bati nubwo hari ibizamini bari babanje gukora, baravuga bati reka tubasubize mu ishuri bongere bakore muri sale y'ibizamini. Hanyuma ibyo byakozwe ku itariki 14 z'ukwa karindwi uyu mwaka wa 2025. Hanyuma n'ejo hashize yari ku itariki 15 z'ukwa karindwi ku kwezi nyine uyu mwaka nabwo barakoze. Ntabwo babahungabanije n'uyu munsi bakoze, ni nabwo ngira ngo kiri busozwe. Hanyuma ubwo nyakubahwa munyamakuru, ibindi Minisiteri y'Uburezi umwanzuro izafata wenda tuzabibasangiza hamwe na NESA. Mwebwe nk'ubuyobozi bwa daso ibyo ari byo byose baba ari abantu bafite kurangwa n'ikinyabupfura n'indangagaciro, mwebwe hazakurikiraho iki? Muzabirukana, muzabaganiriza, bizagenda bite? Tuzashingira ku myanzuro Minisiteri y'Uburezi, kubera yuko icyo nakongeraho nuko babikoresheje iyo systeme bayikoresheje mu buryo butari bwo. Nakubwiye ko ari systeme itari yakwira hose. Urumva ko natwe hari imyanzuro tuzabafatira nyine ku buyobozi bw'akarere, yaba ari n'ubuyobozi bwite bw'urwego. Wenda imyanzuro tuzabafatira nayo wenda nzaguhamagara nyibagezeho, ariko ntago bavira amaso.